Bakunzi ba Vedasta Empire ndabashuhuje amahoro y'Imana agomeze kubana namwe. Uyu munsi rero twakoze urugendo twaturutse mu mujyi wa Kigali twerekeza mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange, akagari n'akahe? Mu kagari ka Kibenga, umudugudu Ruhorobero. Nshuti zacu rero twabasezeranije yuko tuzaza tubagezaho ibiganiro kandi ibiganiro twigereye kuri tere tukabereka bimwe na bimwe bibangamiye ingo akenshi na kenshi turi kugomeza kugenda dushakira umuti. Rero nagira ngo mukurikirane kino kiganiro cyose mukirangize, ni ubuhamya bw'ugiye kubibwira, agiye kuduha ubuhamya kandi koko mu by'ukuri ubwo buhamya burakenewe kugira ngo bube bwakubaka umuryango nyarwanda. Abagiye abafite ibibazo nk'ibyiwe bamenye uburyo ki baba bakwiriye kubyitwaramo kugira ngo nabo bitazabasenyera. Rero reka tumuhe ikaze kuri Vedasta Empire. Turakwakiriye, ugiye kwibwira abaduteze amatwi muri rusange. Murakoze. Amazina ni Niyonkuru Marina, umubyeyi w'abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Uragerageza wongera ijwi. Witwa Niyonkuru Marina. Niyonkuru Marina. Ufite kobwa na hungu? Yego. Yes, Marina, tugiye kuganira rero uduhe ubuhamya. Vedasta Empire navuye mu mujyi wa Kigali kubwo gushaka ubuhamya bwawe. Nagiye mbona ubuhamya bwawe ahantu henshi hagiye hatandukanye, ndavuga ati ni gute nanjye ntasangiza ubuhamya bwawe abakunzi ba Vedasta Empire. Abari hirya no hino, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, mutera agatebe mwumve ubu buhamya, mubukuremo amasomo, ibyabaye kuri uyu muvandimwe namwe bitazabaho. Kandi ikindi, ikintu cyose cyaba cyarabiteye mucyumvireho, yaba umugabo yaba umugore, icyaba cyarateye ko uno mubyeyi yasenya urugo azakirinde. None Marina, mu by'ukuri ugereranyije, nta nubwo unagereranyije, ufite imyaka ingahe? Imyaka 29. Uyu munsi tuvugana ntabwo uri kumwe n'umugabo. Ugiye rero kutubwira mu ncamake iki kintu kitumye utari mu rugo rwawe, uticaye mu rugo rwawe ngo ube wakubaka urugo. Noneho twebwe icyo turi gushaka, turashaka inyigisho cyangwa se ko abantu babona ubuhamya bwawe. Ikindi kandi, mu gihe turi buze gusoza ikiganiro hari ubufasha, yaba ari ubw'ibitekerezo, bw'inama cyangwa se n'ubufasha mu bigaragara bw'amafaranga, yaba n'ubundi turi buze gutanga nimero zawe. Umuntu wese uri buze gukurikirana Vedasta Empire afite ikintu yafasha Marina kugira ngo abashe kuba yatunga abana afite, kuko ubu ngubu tuvugana ntabwo ari kumwe n'umugabo kandi umugabo ntabwo ari kumufasha mu kurera abo bana. Araza rero kubaha nimero zanyu ziwe kugira ngo uwabasha kugira icyamo yamuteraho inkunga azaza mwibuka mwokabyara mwamukandira akanyenyeri abashe kugomeza kurera bano bana. Agiye kuduha ubuhamya rero burambuye ku bijyanye n'ibyo yahuye nabyo by'urushako. Marina, utubwiye ko ufite imyaka 29. Umaze imyaka ingahe utandukanye n'umugabo? Tumaze amezi 3. Mumaze amezi 3 mutandukanye. Ntabwo twavuga rero uko mwatandukanye. Turavuga yuko umwe ari kwitekerezaho, kuko isaha n'isaha umugore n'umugabo mushobora kwitekerezaho ku byo mwapfuye mukaganira mukongera mugasubirana. Reka rero uyu munsi tukuganirize nk'umuntu utari kumwe n'umugabo, ariko tutavuga ko mwatandukanye kuko igihe ntabwo ari kirekire. Amezi 3 umwe yakwitekerezaho n'undi akitekerezaho, bikaba ngombwa ko musubirana. Marina, mu by'ukuri rero tubwirira abantu ubundi kuba uri ahangaha, kuba waragarutse mu rugo iwanyu, ukaba utari mu rugo rwawe izi saha, ukaba ari wowe uri kwifasha kurera abana, byatewe n'iki mwirizina? Murakoze. Kuba izi saha nari kumwe n'umugabo cyangwa nari kumwe n'umugabo nari mu rugo rwanjye, nari kumwe n'umugabo, si ukuvuga ko nishimye. Nta muntu ushaka uva iwabo ngo ajye gushaka umugabo ngo agende azi ko azagaruka iwabo. Twese tugenda tuzi ko tugiye kurwubaka, ariko iyo tugezeyo ntabwo ariko benshi bagendera. Abo bihira abandi bikabamerera nabi.
ubwo rero ntari uko mbibona ndabona mu bo byabereye nabi nanjye ndimo nawe urimo kuba ndaha rero ntabwo nishimye. turagira ngo tukubaze iki ngiki, ni ukuvuga ngo ubundi abantu bose mu ngo barashwana, abantu bose buriya ntazibana zidakomanya amahembe, ariko mu by'ukuri iyo umuntu ajya gufata icyemezo agahaguruka akavuga ngo urugo ndarutaye, mfasha abana banjye ndabatwaye, abana batandukanyije na se, haba hari impamvu nyamukuru. ubundi mu by'ukuri ni igiki wabonye wapfaga n'umugabo wawe? urebye ikintu navuga hagati yanjye nawe harimo kutumvikana, kandi iyo mu muryango harimo kutumvikana hagati y'umugore n'umugabo, icyo gihe kubaka biba bigoranye. ubwo rero ikintu mbona kiba cyarabiteye, mfite umugabo ariko akunda kumvira mama we cyane. gato reka tugusabe uduhe runo rugendo. ugiye kudukorera samari mu ncamake, uduhe urugendo rw'urugo rwawe kugeza usenya. urugendo rw'urugo rwanjye mu matangira nkibyara umwana wa mbere nta kibazo byari binteye, ahubwo nkimara gusama umwana wa kabiri niho byabaye nk'ibigoranaho, kuko hagati y'umugabo n'umuryango we ntabwo bigeze bemera ko umwana mwita ari uwabo. twari igihe tujya muri onapo tukavuga ngo twaraboneje, kandi buriya hari igihe twiga ko twe twikingiye ariko Imana iri mu kazi kayo. ibyo sinabitindaho. naje gutwara inda y'umwana wa kabiri nkimara kubamenyesha ko ntwite. umwana wa mbere ariko bamwemera? umwana wa mbere we yaramwemeraga, ariko bakimara kumenya ko ntwite wa kabiri ntabwo bigeze babyemera, kuko bavugaga ko atari uwabo. agashingira ko avuga ko ndi muri onapo, ati ko mperuka waringanije uwo mwana yaba aturutse hehe. tujya kwa muganga, tugeze kwa muganga, muganga nawe arabibasobanurira ariko ntibabyumva. inda yari igize nk'amezi 3. ariko mbere y'uko sama inda y'umwana wa kabiri mwari mubanye neza nta kibazo? twari tubanye neza nta kibazo cyari kirimo. inda imaze kugira amezi 3 umugabo yarantaye, agenda ntazi ahantu agiye, agenda abifashijwemo n'imiryango y'iwabo. aragenda mbaho mu buzima bubi. ibyo naracuruzaga icyo gihe, n'ubundi muri uko gucuruza nyina akazajya yirirwa akantuka akansohora mu nzu. wacururizaga ahagana he? nacururizaga mu nzu nabagamo. yego. akajya aza akantuka. mbese muri make y'umuryango wanyu wari wifashije? urebye nta kibazo pe, nta kibazo, ko aho twari tugeze hari heza. ariko urumva iyo umuryango wagezemo ibintu by'ibibazo usubira inyuma. guhora mu matiku nta terambere, ahubwo usubira inyuma. ubwo umugabo aragenda, inda igize nk'amezi 7 nza kumenya ahantu ari, natega musangayo, mbonye ubuzima nyine bukomeje kunkomeza. niba atari ibanga yari arahagana he? yari ari mu karere ka Kamonyi. mwebwe mwari mutuye hehe? mu karere ka Rulindo, umurenge wa Masoro. ubuza kumenya ahantu aherereye, yari yagiye nk'umuntu uhunze, yari agiye asanze umuryango, byari bimeze bite? nta muryango wari uriho, kandi umuryango we twari duturanye. we yagiye nyine agiye gutyo, agenda. uwo munsi agenda ntabwo yambwiye ngo aragiye, gusa nabonye apakira nyine, ubwo akambeshya ko agiye mu kazi. agezeho telefone ayikuraho. ko nyuma ese ubundi nyirizina yakoraga iki? yari umucuranzi. yari umucuranzi. ubuzima bwe bwa buri munsi yari umucuranzi. ni umuririmbyi, ni umucuranzi, kuko tugira abacuranzi tukagira n'abaririmbyi. ni umuririmbyi, ni n'umucuranzi. ibyo ni ibintu byose arabikora, ni impano arazifite. agenda uzi yuko agiye gucuranga wenda nk'ahantu? kuko hari igihe n'ubundi yagendaga nko mu biterane nk'uko akagenda agataha. ariko icyo gihe yaragiye ntiyataha, umunsi ukurikiyeho ntiyaza. avuga ni wenda hari igihe wenda cyaba ari nk'icy'iminsi 3 nzamubona ubutaha, iyo minsi yarangiye. ahubwo iyo minsi irangiye telefone yayikuyeho. rero
kongera kumubona umwumva byaragoranye. ariko ni ukuvuga ngo mukijya kwipimisha kwa muganga mukavayo ntabwo yari yigeze n'ubundi abyakira ngo ubone ko abyakiriye. Ntabwo yigeze yemera ko tujyana kwipimisha, ahubwo namujyanye nko kujya mu muganga tugira inama amwumvisha uburyo ki gusamira muri onapo bishoboka. Ni ubwo buryo twagiyemo. Umunsi bamara wo kujya kwipimisha ntabwo yigeze yemera ngo tujye kwipimisha, njye nijyanye. Nagiye nyine nk'umugore udafite umugabo. So ni ukuvuga ngo iyo uvuze ku kintu kijyanye na DNA icyo kintu cyo mwakivuzeho? Ntabwo twigeze tukivugaho. Ntabwo mwigeze mukivugaho. Kandi ni mu by'ukuri nubwo ubuhamya bwawe bukomeje turi busange ari cyo kintu cyatumye mutandukana. Okay, dukomeze nta kibazo. Twari turi mu rugendo rw'urugo rwawe mu ncamake ugenda ubivunagura ibintu by'ingenzi nyine kugeza aho urugo rwaba rugiye gusenyuka, kuko turavuga ko rutarasenyuka. Ariko mu by'ukuri wari utugereye ahantu mwagiye kwipimisha mugasa n'umuryango wo ukamujya inyuma mu rwego rwo guhamya yuko inda utwite atari yiwe. Uradukomereza mu mezi 9 kugeza ubyaye. Ubwo urumva nafashe ubwo rugendo nyine rwo kubaho njyenyine muri ubwo buzima, mbona birangoye. Nyuma nubwo naje kumenya amakuru y'ahantu aherereye, mfata umwana mukuru ndamuheka, ndakinga inzu njya kureba ahantu ari, ndagenda musangayo. Nayo kumugeraho byaramutunguye kuko ntiyari azi ko ndi buhamenye cyangwa se mumenye agace aherereyemo. Nawe byaramutunguye. Abonye mugezeho rero inkinda ari imaze kugaragara nyine ari nkuru, abona ntari buncike, ntari buvuge ngo ngaraduhunze aragiye kandi nzanye umwana. Icyo gihe nari mbayeho mu buzima bubi, wumve ko no kurya ya butike wacuruzaga byaje kugenda gute? Butike byaje kurangira n'ubundi hombye, kuko urumva natwaye inda mbaho ingwa nabi n'amabukwe ntiyaranyoroheye, mura mu bintu nyine bya stress biri aho ngaho, birangira nayo igiye nyine gutya birangira nkinze. Ubwo nza kubaho muri ubwo buzima bubi, sinagiraga aho menga ndayenga munsi y'urugo, sinagiraga iki, sinamara uko njya gukora akazi kuko nari mfite umwana muto n'ubundi ntwite n'indi nda nayo yaranguye nabi, mbaho mu buzima nyine bubi butanyoroheye. Ubwo nuko najyaga abavandimwe nabo bakamfasha. Nyuma rero mbona ninda kubyara kandi nta kintu mfite, mbona n'ubundi ni nkaho nzamubyara nyine gutyo nta kintu mfite cyo kumufatiramo. Mfata umwanzuro wo kuvuga nti reka ngende, wenda ashobora kuba hari yaracururutse. Ibi byose numvaga ko nyine nzasanga byararangiye, kuko navugaga ngo ko nta handi hantu nigeze njya, ni gute bahakana uno mwana kandi ngiye mbizi neza ko ari uwabo. Ndikora ndagenda, rero ngezeyo naba mbonye nyine biramutungura. Ntibyatinze gusa ikintu yambwiye cyo nuko yambwiye ko nta kintu azamfasha mu byerekeranye n'umwana. Wasanze aho hantu aba yarakodeshe, mbese muri make waperereje aho aba hashize igihe kingana gute kugeza umusanze ahari? Hari hashize amezi 5. Ubwo ni ukuvuga ngo yari yarakodesheje inzu abamo, anitunze nta mugore cyane. Ukimara kuhagera sibwo mwiyemeje kubana muguma ikamonyi kandi mwari muri Rulindo? Kubana nawe kurumva ni nkaho n'ubundi njye nari ngiye kwizirika, kuko nubwo namusanze we ntabwo yabishakaga ko musanga. Ubundi urumva nagiye ari nko kuvuga ngo kambaye ndagiye ikiba kibe, nta kundi nabigenza, kuko nabonaga naho ndi ari ukwirirwa bamwe ngo nimbe mu nzu zabo ngo neze umuhungu wabo yabubakiye. Ni ibintu birebire cyane. Mbese iyo nsubiye inyuma mu mateka yabo mba numva ntameze neza. Ariko Marina, dufite amakuru y'uko uriya mugabo wawe mwabanaga avindi imwe n'uwo bita Karabo k'Imana dukorana mu itangazamakuru, nibyo? Yego nibyo. Karabo k'Imana se ni ukuvuga ngo waba warigeze wenda mwaba mwarigeze muhurira muri icyo kibazo, nawe ari mu ruhande rw'umuryango cyangwa wenda n'uwundi muryango Karabo k'Imana atarimo?
mbese abo bantu bamuteza umurindi wo gusenya urugo karabo k'Imana bamo. sinavuga ngo ntarimo cyangwa mbihakane kuko ibyinshi babikora nyine ariho bari. urumva wese najya guhakanira umuntu cyangwa mbyemeze. Akenshi na kenshi nyine ubwo aba ari kumwe na karabo k'Imana. Akenshi na kenshi baba bari kumwe. Okay, mu bintu aho hantu mwari muri wari uri kutubwira ko batuye, hari ubuyobozi waba waragejeje ikibazo cyawe? Ubuyobozi nagerageje kuba nabivuga ariko mbona ni nkaho n'ubundi nta kintu umuntu aba yitayeho. hari ukuntu ubwira umuntu ikibazo cyawe ukabona n'ubundi nta kintu yitayeho, ari bikazaba byanarangira haje kuba ikindi kintu kiri inyuma y'ibyo ngibyo. rero njye nabonye ntakomeza kubyihanganira, mfata umwanzuro wo kuhava. None se ni ukuvuga ngo wambwiye yuko kuva mwatandukana iyo muganiriye, ndabizi ko icyo kibazo mu kiganiraho cyane, iyo muganiriye mwumva igisubizo cyaba ikihe? ubu tutari kumwe tutari kumwe ntabwo tujya duhuza, ko niyo duhuriye kuri telefone aba ari ugushwana gusa. ariko ushobora kuba ntago agushinja kuba mucaga inyuma se? oya, none se uwo mwana yavuye mu kirere? uretse nyine aho ngaho ubwo bwa mbere bwo nyine, kandi nabwo umwana amajije kuvuka byabaye nk'aho nyine babishyira hasi, nubwo njye ari igikomere nyine kitazigera kimvamo bitewe n'uko banshinjije ubusambanyi kandi ntarigize mbukora. no kumubyara ngakomeza urugendo rwanjye nyine kuba nashaka ibyangombwa by'umwana. nyuma yo kumubyara nabwo nahuye n'ibibazo bikomeye kuko nararwaye. uwo mwana wamubyariye heza? namubyariye mu bitaro by'Urukomo. Urigaho mukarabaye. Ni ukuvuga ngo ubwo umugabo wawe wamusanze aho ngaho n'ubundi mugomeza kuhabana gutyo, yahahiraga urugo se? kuba naramusanze urumva ari akundi kuntu yari kubigenza. yaremeye nyine turahaguma muri ayo mezi, ariko bigezemo hagati nenda kubyara yahise yongera aragenda, nkasigara njyenyine. Asiga ufite inda nkuru? nenda kubyara habura nk'ukwezi neza. asiga nenda kubyara aragenda. ndeba nanone kubyara ndi mu ikode, nta muvandimwe mpafite ntaki, mbona nanone bigiye kungonga. mfata umwanzuro wo gufata ibintu ndatega, ndongera nsubira Rusine mu gihe cyo kubyara kuko nari mfite randevu y'Urukoma, nari ndi bubagwe. ndongera ndamanuka ngira Urukoma niho namubyaye. Ese ubundi ashingira ku cyo avuga ko uwo mwana atari uwe? ikintu ashingiraho ni uko nyine nari ndi muri Onapo. wari uri muri Onapo? akavuga ko bidashoboka kuba umugore yasama yaraboneje. none se akumva ko wasamye ute? abandi baguteye inda gute? naravuga ati naramubeshye, kandi ati we warambeshye ngo waraboneje kandi utarabikoze. rero we nuko nyine yabyiyumvisha, kandi kwa muganga nibo bamwemo ni nabo bambwiye ati ibi ngibi birashoboka cyane. none se uyibaze, wakoreshaga agapira wenda si n'urushinge ngo bavuge ngo wagiye kurwiteza urarukata, wiwe agapira wari ugafite mu kuboko? nari ngafite mu kuboko k'imyaka 3. cyangwa Marina, uriya umwana wawe ni uwe muri abo? Ubwo njye naringiye kuvuga ngo wiwe afite imitekerereze y'uko umwana uwo ari wese uzavuka bazaba basa. none icyo bibazo naringiye kukubaza ubwo ndagisubijwe kuba mbabonye. none se njyewe ikibazo mfite ni iki ngiki, ababyeyi biwe afite papa we na mama we? papa we yarapfuye, hasigaye mama we. ubundi ntabwo byakunda, ntabwo bikunda ko umugore n'umugabo bahuza kuri icyo kintu. none mu gihe uyu mubwiye wari uri kumbwira yuko utari wabivugaho, ni njyewe ndibuze kukugira inama iteye gutya ko umuntu uwo ari wese ugushinja, nimba nawe ntacyo wishinja, ariko umuntu uwo ari wese ugushinja yuko umwana yaba atari uwe, mwazahuza ubushobozi mukagenda mugafatisha DNA. icyo kintu ngo ntabwo mwigeze mukiganiraho? kumva nyuma yo kuba naramubyaye n'undi nta mahoro nigize ngira. kuva icyo gihe natangiye urugendo rw'ihangana.
kuko nabivuga kuko nta mahoro nigeze ngira nyuma yo kubyara uriya mwana. ariko duhe nk'ibintu twari tugeze kuvuka k'umwana. Mwaragiye mumusanga ku kamonyi ugomeza umubaho nk'umuntu umwihatiriza, siko bimeze wo kumwihatirizaho ariko akamenya inshingano ziwe mu rugo. ibyo byabaga bigoranye. Niba atari ibanga se utubwize ukuri, inshingano z'umugabo mu rugo ni nyinshi, ariko se mu cyumba aho yakurikizaga inshingano z'umugabo kuko akenshi ntabwo yabaga ahari, kenshi na kenshi yabaga yafashe ingendo yagiye. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ukimara kumusanga mu rugo yagendaga, wenda ubwo birumvikana, yagendaga harwanyira rureshwa agira ngo nyine ajijishe. Nawe se ku Kamonyi ko nta bantu wari uhazi, akaba nta buzima wari uhafite, utari uziranye n'abantu, ubwo mu gihe atubahirizaga inshingano z'urugo byagendaga gute? kuko ndi nyine ko kuryama ukaburara iminsi ikaba yashira ari 3 nta kintu urakoze ku muntu. Ni urugendo rukomeye cyane. Ni ukuvuga ngo kuva ibyo bibazo byatangira nta buyobozi. Ese ubundi mwari mwarasezeranye? Twarasezeranye mu mategeko. Mufitanye isezerano? Ese afite ibikorwa runaka yaba yarakwanditseho cyangwa mwariyandikishijeho? Kuko iwabo nta burenganzira bigeze babiduha. Ntabwo iwabo bigeze babaha uburenganzira bwo kwiyandikisha ku mitungo bamuhaye? Yari ihari ariko mwayikoreshaga? Yari ihari. Ariko ubundi Marina, ko tubona ko icyo kibazo atari cyo cyatumye mutandukana, ubundi watubwije ukuri ibindi bibazo mwari mufitanye? Tubwize ukuri ubohoke, sibyo? Unihangane, turanakwihanganishije kubera yuko ni urugamba rukomeye. Urugo ruraryoha, iyo urugo ruhombye nicyo gikomere gikomeye cyane tuzi, ariko turagomeza kukwihanganisha by'umwihariko. Ariko turi kugira ngo duhe inkuru nyayo abateze amatwi Vedaste Empire n'abantu badukurikirana buri munsi, baba ari hanze y'igihugu baba ari mu gihugu, tubahe inkuru nyayo, kubera yuko ubu ngubu uyu mwanya bari kumva yuko ahari gusenya urugo kwanyu bishobora kuba byaba bituruka kuri uwo mwana, kandi mu by'ukuri njyewe nk'umunyamakuru ndi kugomeza kubibona yuko hari ikindi kintu cyishi inyuma y'ibyo bintu. Hari ukuba icyo yarabaye imbarutso bikaba ngombwa yuko wenda musenya urugo, ariko byange bikunda hari ikindi kintu kimeze nkaho cyabaye nk'ingeso kigatuma urugo rwanyu rwaba rusenyuka. Utubwize ukuri. Cyo kirahari, ntabwo cyabura kuko urumva nyuma y'ibyo ngibyo hajeho nkihangana. Ikindi cyaba cyarabiteye cyajemo cyanatumye ibi byose biba, hajeho kumpima. Guhimana. Hajeho kumpima ko nyimara kubyara uno mwana wa kabiri, uwa mbere nahise mujyana iwacu. So wowe se? Kuko nahoraga mu bitaro, kuko nyuma yo kubyara umwana wa kabiri nagize ikibazo gikomeye, ari naho hari byatumye umuntu asubira inyuma hasi cyane kurenza uko yari ameze. Nagize ikibazo njya kwa muganga, muri uko kujya kwa muganga ntibanyitayeho, ibyo byose n'umuryango wacu wabikoze. Kwa banyishyurira imiti, ibitaro, ntabwo natinya kuvuga ko ari mama wabikoze. Ntabwo umugabo yigeze amenya ko uri umugore we mu gihe wari uri mu bitaro? Ntabwo ibyo yigeze abikozwe. Ariko se ndagira ngo dusubire inyuma gatoya. Utarasama uriya mwana mwari mubanye gute? Ubundi naramusama bitewe nuko tutari twakajya gutura hafi y'iwabo, nta kibazo njye nari mfite, nkuko nawe nta kibazo yari afite. Nari mubanye neza? Twari tubanye neza, ahubwo nyine ibintu byahindutse nyuma aho twegereye umuryango. Ni iyihe mpamvu yaba yaratumye se mujya kwegera ubundi nyina? Impamvu nuko ariho twari twarubatse. Niho mwari mwarubatse? Mwarapagashije bisanzwe, ubundi muravuga ngo reka tuve mu ikode tujye mu nzu yacu. Biba ngombwa ko mwegera mama we. Hari depanse se nyina yaramukeneyeho? Hari ubufasha yahaga nyina? Ubufasha bwe yarabumuhaga, kandi n'ubu aracyabumuha. None ikintu kinyobera,
niwe wari wari usimamye ariko se ubundi ari we n'akarabo k'Imana ninde mukuru? Mukuru ni Fideli. Mukuru ni Fideli, ni umugabo wawe. Tuzi Fideli nk'umuntu usenga, tuzi Fideli nk'umuntu uba mu byumba by'amasengesho. Ese muri icyo gikorwa byaramuranze? Urumva bura abantu dusenga hari ibindi biba bitwihishemo imbere. Gusa sinavuga ko nawe wenda ari ibintu nyine wenda byari bimurimo mbere, ahubwo urebye ni nk'ibintu nyine byaje gutyo byaje nyuma. Ko yaba ari ibimurimo mbere biba byaratangiye mbere wenda tukibana, ariko urumva ni ikintu cyagaragaye nyuma y'aho tugiriye hafi y'iwabo. Dore nyirizina njyewe ikintu nshaka kumenya, nyirizina mu mubano wari ufitanye na Fideli umugabo wawe mbere yuko usama iyo nda, simwagiye n'ubundi ntimwagiye utarasama inda se? Nagiye ntarasama umwana wa kabiri. Wagiye utarasama umwana wa kabiri, wari ubanye ute na nyoko bukwe mbere yuko usama? Nicyo dushaka kutubwira. Mbere yuko nsama nkigerayo urumva nagezeyo turi mu bintu byo kubaka, ariko nyine bari ukuntu twubaka inzu vuba, bakavuga bati abantu amafaranga bayakura he? Ese bajya kuzimu cyangwa? Ibyo sinigeze mbitindaho cyane, bitewe n'uko ni amafaranga, mbese ni nka kwa kundi Imana iguha umugisha, ni nk'amafaranga Imana yari yatwereye, sinabitindaho. No batangira bavuga ngo ava iwacu, iwacu ni abakire, ngo buriya niho ari guturuka impamvu ngo buriya ngo karaje ngo kwicare ngo mu mutungo w'umwana wanjye, ibintu byinshi nyine. Urumva nta wundi byahereye, batangira kumbwira ko iwacu nyine abakire bampa amafaranga ngo mwubake inzu. Ese buriya ko akayarya konyine kataduhaho, ibyo bikambabaza. Amafaranga ntiyavuye iwacu, kandi ubundi nubwo yaba yavuye iwacu, none ko tuba turi kuzamura ibiduteza imbere, kandi ikindi ntabwo twaryaga twenyine ngo tubime. Ibyo ngibyo ubundi ni aho ngaho intandaro y'ibibazo byahereye ivu. We rero ntabwo ntibyagenze gutya, nyuma tumajije kuyiteramo umucanga mo imbere, tumajije mbese gusa nkaho tumaze kuyikora amasuku, nararyamaga ntabwo natinyaga kuza kumbwira ngo nsohoke mu nzu y'umuhungu we. Bitangira biva umuhungu we niyabaga yaza kumubwira ngo mfite ikibazo kimeze gutya na gutya cyerekeye kuri mama we, ibyo narabyihanganiye nkajya mbibika mu mutima wanjye. Akaza akansohora mu nzu akampikira ku manywa, hanze ku manywa bose abantu bareba, ibyo nkumva sindi bumubwire. Yabibwirwa n'abaturanyi akambwira ati kuki uba utabimbwiye? Ndavuga ni njye mba mbona kukubwira ibibazo bya mama wawe, n'undi ari ukuba byagutesha umutwe. Niyo mpamvu rero buriya n'umukecuru ati nta mpamvu n'imwe yo kujya unirirwa mubwira ibyabaye. Nyuma rero ngeze aho mbona ntibizashoboka, mbayeho mu buzima bubi, barankuroze. Ngeze aho ngaho ndavuga nti Imana, nimba ari iki ngiki wari unzaniye ahangaha yundikiraho narinde ko ntacyo byari bitwaye. Ngeze aho rero najya mbibwira umuhungu akumva ko nanga iwabo, ibyo bankorera nabimubwira akumva ko nanga iwabo, buri kimwe cyose kibaye nakimubwira cyawo akumva ko nanga abantu b'iwabo. Naho ngaho ubundi ibintu byahereye. None se Marina, uyu mugabo wawe Fideli mu gihe yaba ari kugomeza gushinza ubusambanyi, ese ko twebwe tukora ibiganiro by'umuryango dusura ingo nyinshi tugasanga buri muntu wese arataka ukwe n'undi agataka ukwe, mu gihe ni ukuvuga ngo waba ari wowe kibazo kugira ngo urugo rwawe rube rwarasenyutse, izi saha ukaba uri kuvuga yuko wenda ari umuryango w'iwabo w'umugore, ukaba wowe wari ufite ikibazo cy'uko wenda waba uca inyuma umugabo wawe, izi saha tuvugana mu gihe nk'umugabo yahagarara akagushinja ko wamuciye inyuma, wavuga ngo iki? Ye aramutse abinshimye nta kindi kintu namusaba ko bajya gupimisha umwana. Yego. Hanyuma ibisubizo by'umwana nyine ubwo nawe yaba ari ibisubizo bivuyemo uko bimeze, yasanga atari uwabo bakabona ububunshinzi. Njyewe dore ikibazo ndi kugomeza kubaza, ikibazo cy'umwana kiramutse gikemutse ari trebye bagasanga ni uwabo, urahamya yuko wagumana n'umugabo? Cyangwa imbere yaho hari n'ibindi bibazo? Njye namye ngomeza kukubaza,
ese ubundi ikibazo ni umwana, kubera ko icyo ni ikibazo kiri toto. Mufite gahunda yo mukundana, umukunda nawe akagukunda, icyo ni ikibazo kiri toto rwose. Ntago ari ikibazo cya wenda gishobora gutinda gukemuka, ariko isaha n'isaha ndabizi ko icyo kibazo cyakemuka, kuko no mu mategeko iyo bibaye ngombwa barapima uwateje ibibazo akazishyura ayo mafaranga. Wari ubizi se? Mu mategeko iyo bibaye ngombwa wa mwana baramupima, uwateje ikibazo akaba ari we wishyura amafaranga yose yakoreshejwe. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nkawe Marina, uzi umubano n'umugabo wawe, uzi urukundo mwari mufitanye, koko urabona ko icyo kibazo kivuye mu nzira wakongera ukaba umugore wa Fideli cyangwa nawe akaba umugabo wawe? Bitewe n'ukuntu njye mbyumva, gusenya simbyishimiye. Nta muntu uba wishimiye gusenya. Njye baramutse banyubahiye uko ndi, nimba ari nacyo kibitera, kuko njye mbona ari nacyo cyabiteye, bibaye byiza bafata ibizamini by'umwana, hanyuma bakabaha ibisubizo byemewe. ariko urumva nanjye biramutse bibaye ari byo, basanze ari njye namuciye inyuma, ntabwo wakwemera ko DNA izafatwa. ntabwo nabyemera. se nabyemera mbanze nanabikumenyeshe yuko niba uramuka wemeye ko DNA zifatwa ari wowe wamuciye inyuma, amafaranga yose azakoreshwa ari wowe uzayishyura. nta kibazo mfite. None uyu Fideli yafataga ate umuryango wawe? Umuryango wanjye ubundi tubana nyine wabonaga nta kibazo, ariko ntiwaba wamubwira ngo ababyeyi banjye bimeze gutya, no kuba naza kubasura byabaga ari ikibazo. ariko ibyo nyine nkabyemera, bati narubatse nta kundi ngomba kubyemera. None ko byumvikana ko iyo nzu ushobora kuba warayishyizeho amadepanse aturutse iwanyu, bayita iyabo bashingiye ku ki? Ubutaka ni ubwabo. Ubutaka ni ubwabo? Ntabwo ubutaka ari ubwabo, ubutaka ni ubwawe. Kubera yuko uko byakagenda kose, niyo bahakana yuko ibindi biri ku ruhande nta munani afite ntaki, nta muntu uzahakana yuko iyo nyubako ari iya Fideli. Kandi iyo nyubako ya Fideli uyifiteho 50%, nawe akayigiraho 50%. Rero reka ikiganiro cyacu two kukigira kirekire, twagira ngo tugusabe ugira ikintu wabwira abantu bakurikira Vedasta Empire, ubabwire, utanga n'inama ku wundi wese byabaho. Ese ubundi ubungubu mu gihe wenda Fideli yaba aguhamagaye, katubanze tukubaze iki kibazo, mu gihe Fideli yaba aguhamagaye akakubwira ngo nkeneye yuko ugaruka mu rugo, wagenda wishimye cyangwa wamubwira uti ntago nkeneye ko wongera kuba umugabo wanjye? Oya, sinavuga ngo sinkeneye ko wongera kuba umugabo wanjye, gusa nyine nawe aramutse avuze ngo nsubire mu rugo, ubwo yabivuga azi ko icyo twapfuye gikemuye. Ubu bujyanama umuryango, hagati y'imiryango itanga, umuryango wawe wigeze wifuza ko Fideli agera hano ngo mwicare muganire kuri icyo kibazo? Barabyifuje cyane ariko ntibabyemeye. Ntabwo Fideli yigeze abyemera. Ese ubundi Fideli hari igikorwa yaba yarakoreye iwanyu, bya bikorwa umugabo ajya gukora iwabo w'umugore, kuba yabasura, kuba wenda yaba ikirori runaka, hari icyari cyakozwe? Ikirori nzi cyaba cyarakozwe nuko cyo kwerekana umwana. Naje kwerekana umwana. Yego Marina, turagira ngo rero duhere ubutumwa, ubu ni ubuhamya bwawe. Ndibaza umuntu wese ukurikiranye Vedasta Empire yakwiga akumva ko bijya biba ngombwa ko urugo rushobora gusenyuka umuntu bitamuturutseho. Ariko tukaba nanone tubwira abateze amatwi Vedasta Empire, mu gihe ikibazo waba utarakikururiye, ndibaza nta mpamvu yo kwicira urubanza, kereka mu gihe ikibazo waba warakikururiye ubizi neza. Turi busoze kandi tubwira uno mubyeyi cyangwa se Marina, tumugira inama y'uburyo ashobora kuba inzira ari buze kunyuramo kugira ngo ikibazo bazagikemure kandi bagikemure mu mahoro. Marina, duhera ubutumwa rero abateze amatwi Vedasta Empire n'abadukurikirana buri munsi, ubatubwirire, ikindi kandi ube wanasaba icyo wifuza. Murakoze, ntabwo nabura icyo nababwira, kuko inzira njye nari ndimo ni ndende, cyangwa inzira ndimo ni ndende, aho bigeze aho. Ikintu rero nabwira nk'abantu ku ngo zubatse, bubake badashingiye ku miryango,
bubake bo ubwabo ari babiri ariko batagendeye ku miryango, kuko umugabo wagendeye ku muryango w'iwabo icyo gihe ntiyubaka. Ikindi umuntu wumva amabwire nawe icyo gihe ntiyubaka, kuko buriya amabwire ni ibintu bya mbere bisenya urugo cyane majije kubona. Nanjye ubu nyine nabona mbese ngira ngo nabibabwiye cyane, kuko njya no kuva no mu rugo mfata umwanzuro wo kuvuga ngo ndagiye, nahavuye n'undi meze nk'umupfu wigendera, kuko yarampimye arampima gera naho kuntajya Uganda, yari amaze y'amezi 4 ntazi amafaranga yo kurya, ntazi iki, ntazi buri kimwe cyose, urumva. Ariko naremeye ndavuga ngo ubuzima nta kundi ngomba kubamo, gusa ikintu yansigiye cyambere musaba no kwihangana byananiye. Yansigiye abana 2 b'abasore, arambwira ngo ningira n'umwe niruka ngaho kugira ngo azave mu rugo ari njye uzagenda. Abasore nta kazi bari bafite, bose ninjye barebaga, kandi nta mafaranga ari bumpe ngo ndye. Ntibaze nimba abantu nzabagaburira umwuka wera bikanshaka. Namuhamagara nawe akambwira ngo ntibishoboka. Ni gute uratinyuka ukanyaka amafaranga n'abagabo bari aho ngaho? Abo bana b'abasore bose bafite icyo bapfana? Ntacyo bapfana, karabaye icyo bari bahuriyeho. Shamarina, uzi ko hari ibintu byinshi utatubwiye ahubwo biziritse ku none se njyewe reka tugaruke kuri abo basore utubwiye. Abo basore yari yarabazanye mu rugo nawe agihari? Yabazanye agihari, hashize uwa mbere twarabanaga, twabaye nyimara kubyara umwana wa mbere, byo ndabyihanganira. Urumva ndavuga ni nta mu buryo bwo kubafasha se bwo kumufasha, ndavuga ni nta kibazo, uyu we Imana izamumpembera nta kibazo, mbana nawe. Ariko nyuma yazanye undi w'umusore nanone, baba 2. Umva twamufasha ari muto, nawe yaramaje kuba umusore. Amajije kuzana uwa 2 nibwo yahise agenda ajya Uganda. Aramugusigira. Ndeba ukuntu nzarera abantu 2, nanjye wa 3 n'abana, nta kazi mfite, nta munsi y'urugo ngira, mbese nyine bimbera iki ihurizo rikomeye. Namuhamagara ngo dukeneye amafaranga yo kurya, akambwira nabi. Ngeze aho ngenda ndavuga nese ubuzima nzavamo kugeza ryari? Nakoraga umwuga wo gusuka, najya amahirwe nabona uwo nterera ikiraka, kuvuga ngo uyu munsi byibuze uratambutse. Naharaniraga ko ntabura ubugari mu nzu, cyo navugaga ni wenda sinzajya mbura ngwira ibiceri nkagura ubunyobwa, nkagura ubugari bukaba buri mu nzu. Ibiro 10 ntabwo byamaga iminsi 5, n'ubu kuwa mbere kuwa gatanu bikagera byashize. bari abasore ubwo ntaba nabuze ikintu mbatekera, ugasanga bose banya nk'ubu turirwa tutari iki n'iki, agahinda kakanye kagira ngo uri mama wabo. Rimwe ndavuga ni se mwazagiye iwanyu ko mureba hano bimeze nabi. Namuhamagara nawe akambwira ati no, rimwe akoraho telefone, ngeze aho mbona kubibamo bigiye kunanira. Nibwo nahamagaye ihangane mubwira ikibazo mfite. Arambwira ati gerageza umuhamagare byuzuye ko ari ikintu agufasha. Namubwira ngiye yanze kunyitaba, ahubwo wowe mumpamagare wumve kakwitaba. Mama yaramuhamagaye ntiyamwitaba, n'umunange yaramuhamagaye ntiyamwitaba, umusaza wanjye yaramuhamagaye ntiyamwitaba. Abo bose ni abantu bamuhamagaye ntiyagira ikintu amfashamo. Ku munota wa nyuma nibwo nabonye byanze, ndavuga ngo ngiye kubirukana. Noneho hari umupasiteri twari duturanye, ndavuga rero mubwire ko ngiye kubirukana, nanjye ngashaka uko mbaho njyenyine, kuko n'ubundi biragaragara ko yantaye. Arambwira ati yavuze ko ntihagira umwana umwe uva muri bariya ufite, ari wowe uzagenda mbere yabo. Ngeze nabose ariko bavuze ngo nzakora iki koko? Ubwo hari hashize nk'icyumweru, nta kintu, nta n'ikiraka ndi kubona, inzara ari yose, ndi kugenda muzaka bati none ubu uriya warapfuye. Nibwo naje kubiganirizaho umubyeyi wanjye, ndetse ndakeka na murumuna we abizi ko, kuko ngiye kuvuga numvaga amagambo yarashize ivuga. Murumuna we arabimubwira, mama abibwira murumuna we. Murumuna we aramubwira ati
ibyo byose nabimenya sinzi ibyo bahamagaye nyina ariwe mama we mama we amagambo yasubije mama wumva si meza niko guhita mfata umwanzuro wo kuvuga ntera ahantu nshobora kuhapfira kuko ndi kubona harajemo guhimana bikomeye mfata umwanzuro wo kuvuga ngo reka ngende mbe muvuye iruhande uvuye impande nyakubukwe nibumva naragiye wenda bazatuza cyangwa se bagira ibyo bakosora mfata umwanzuro wo kugenda ariko mwumva namwe navuye mu rugo bitameze neza niba ushobora kumara amezi ane nta kazi ugira kandi ugaburira abantu b'abasore nta kazi ufite nta munsi y'urugo ibintu byose ari imbaraga zawe kandi ubwo nakoraga ibyo byose ngira ikibazo ari igihe nshobora guhagarara umwanya munini ikinya kikamfata ukabona nituye hasi urumva mbese ni ubuzima ni ikibazo kiri mu buzima se cyangwa ni stress wakuye muri ibi bibazo byo gusenya oya ni ikibazo nyine wigirira bisanzwe mbona byaraturutse kuba narabyaye imbazwa mbona ariho byaturutse kuko ushobora guhagarara umwanya munini ukabona nyine ahantu hose igice cyo hepfo gihita kiba pararize. Marina ihangane noneho rero twebwe nyirizina reka tugere ku ngingo nyamukuru yo gutuma twagusuye twebwe twagira ngo Vedasta Empire impamvu ikora ibiganiro nk'ibi ngibi tuba tugira ngo tube twagira ubuvugizi dukora biturutse kuri ino video tuba dukoze. Hari abantu benshi bakurikirana Vedasta Empire harimo n'abayobozi babifite mu nshingano, twagira ngo ube wagira ikintu uvuga, ube wagira ikintu usaba ku bijyanye n'akarengane wakorewe n'ino muryango. Ikindi kandi no mu gihe wenda byaba bikunze natwe ubwacu hari intambwe tuzatera tugukorera ubuvugizi ku babishinzwe. Bwira abateze amatwi Vedasta Empire ikintu ushaka ko cyakorwa mu buzima bwawe. Ubusayizi nkeneye kuba nabona uburenganzira bw'abana. Yego. Kuko ngenda birashoboka ko nabo najya ku ruhande ariko byibuze abana banjye bakabona uburenganzira. Tubwira ubwo burenganzira ushaka ni ubuhe, bumeze gute? Ubusayizi sinampamagara ngo umwana akeneye inifomu, sinampamagara ngo umwana akeneye nk'ubu ngubu ngiye kumara amezi 2 umwaka amafaranga ya mituweli barayanyimye. Abana bagiye kugeza ubu ngubu nta mituweli bafite. Abana bakeneye uburenganzira bwo kurerwa. Bakeneye mituweli. Sinamubwira ngo abana ngo babura cyangwa babwiriwe, ibyo ntiyabikoze. Sahizi ntazi ngo abana barya bati cyangwa bameze bati. Ni ukumuhamagara mbimubwira. Umwana muto afite igihe kingana gute? Umwana muto afite imyaka 2 n'amezi 4. Kandi so tubwiye ko mutandukanye amezi 3. Kuva wabyara se waribanaga cyangwa mwaje kubana n'ubundi warabyaye? Umwana muto afite imyaka 2 n'amezi 4. Kandi umaze amezi 3 ushenye. Ubwo noneho ikindi gihe mwabanaga n'uwo mwana aramuzi, mwarabanye urabya yamwise izina? Niwe wamwise? Mwari mwamwandikisha mu irangamimerere? Kwaje kwa muganga bamwanditse. Bamwandika kuri we? Okay, ufite uburenganzira bwo guharanira uburenganzira bw'abana bawe Marina. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo nibyo usaba umuntu wese waba ubifite mu nshingano. Ya, ni ukuvuga ngo turagushimiye rero mu bantu bakurikirana Vedasta Empire dufitemo inzego zose. Dufitemo inzego zigiye zitandukanye. Abantu bakurikiranye kino kiganiro mutubwire, mutwandikire muri commentaire mutubwire icyo no mubyeyi akwiriye gukora kugira ngo ahabwe uburenganzira bw'abana, uburere bugiye butandukanye, indezo. Nimba bumva yuko uwo muryango udakwiriye kurera abana babo, bakwiriye gutanga indezo, bagatanga uburyo bwo kwiga kw'abana, bakajya batanga n'ibijyanye n'ubuzima n'imibereho y'abana. Reka rero dushimire abakurikirana Vedasta Empire mu buzima bwa buri munsi, umunsi ku wundi tuzaza tubazanira abatumirwa bafite
ubuhamya bugiye butandukanye, mujye mukurikirana kandi mwige. Twagira ngo rero no mutumirwa wacu murumva ko afite ibibazo bigiye bitandukanye, murumva ko akeneye mituweli z'abana, murumva ko akeneye uburyo ku abana uburyo babaho. Mu gihe rero umugabo ataramufasha akeneye ubufasha bwanyu, nagira ngo atange nimero za telefoni. Twagira ngo utange nimero zawe za telefoni, uzitange witonze, ubasha kuba yagira ikintu yazagufasha, yaba ari ubu ngubu cyangwa no mu kindi gihe, azaze akugezaho ubwo bufasha yifuza kugufasha. Nimero zawe za telefoni zivuge cyane. 078 0 72 82 52. Subiramo. 078 0 72 88 52. Urakoze cyane nshuti za Vedaste Empire. Ikiganiro kuri Vedaste Empire nakagaruka, gusa ntarasoza nagira ngo nibutse abantu batari bakora subscribe babanze bayikore, bandike commentaire kuri iki kiganiro. Umuntu wese ushobora kuba yafasha uno muntu, nimero arazitanze. Mu gihe waba utabashije kuzifata, wanyura kuri nimero ziba ziri aho hejuru ukamamagara nkaguhuza nawe ukamugezaho ubufasha ushaka kumufasha. Ikindi si ubufasha bw'amafaranga gusa, no mu gihe wakumva ko hari ubujyanama wamuha, no mu gihe wakumva ko hari aho wamugeza kugira ngo ikibazo cye kibashe gukemuka, nyamuneka bakunzi ba Vedaste Empire, mugerageze mufashe uno mubyeyi kandi mwumve yuko ibyamubayeho nawe byakubaho ikindi gihe. Gusa turanabwira n'abantu bose bubatse ingo yuko iki kibazo uno mubyeyi yagize bakwiriye kujya bakirinda cyane, bo kuzaza n'ibiganiro byinshi tujya dukora ku bijyanye n'iki kibazo no mubyeyi yagize. Ni kenshi na kenshi tubakorera ibiganiro bijyanye n'iki kibazo rwose, none uyu munsi rero dukubitanye n'uwo cyabayeho. Ngayo nguko rero nagira ngo mubyirinde, umuntu wese bitazamusenyera. Ubu ari ubuhamya tubanyurijeho kuri Vedaste Empire kugira ngo mwigireho, yaba umugabo yaba umugore. Nyamuneka mwirinde ibi bintu byashenye runo rugo, nubwo wenda hakiri amahirwe yo kuba rwakongera rukabaho. Gusa turaje tumugira inama y'ikintu yakora kugira ngo arebe ko iki kibazo cyakemuka, amenye n'uburyo ki abana bakwiriye kuzaza babona uburenganzira bwabo. Turabashimiye rero cyane ku bakurikirana Vedaste Empire. Wasezera abari bakurikiranye Vedaste Empire. Yego, ikiganiro nk'iki ngiki nakagaruka kuri Vedaste Empire. Twabashimira ni ukuri kw'Imana. Twagira ngo mugerageze, buri muntu wese agerageze arebe iki ubufasha yaha uno mubyeyi kugira ngo abashe gutunga bari abana. Biragoye, birakomeye kubona ufite abana babiri utabasha nta kintu cyo kubaha. Mujye mugerageze mukore ku mifuka yanyu, mugerageze mumushakire ubufasha bugiye butandukanye. Nimero niyo ngiyo, nuyikenera kandi nukenera nimero yiwe utabashije kuyandika, uraduhamagara kuri nimero za Vedaste Empire tubashe kuguha izo nimero, maze ubashe kumugezaho ubufasha wamugeneye. Ndabashimiye cyane rero, ciao.